n'umunsi Yesu afashe umwanzuro w'ikibazo, umwanzuro w'uburwayi bwashe. Araje Yesu, reka uzeyiwe, araje Yesu, umva mukobwa, umva musore, Yesu araje. Urahanga bakunzi b'Isoko y'Abizera TV, tubahaye ikaze. Amahoro y'Imana nabane namwe kandi umugisha w'Imana nubomeho. Turongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Imbere yacu turi kumwe n'umukozi w'Imana kandi umushumba uri w'amavuta y'Imana. Reka tumwakire rero atwibwire, namwe abibwire, ubundi atugezeho icyo Imana yamuteguriye mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Amazina ni Pastor Emmanuel Uwihoreye, ndi umugabo ndubatse, bityo ndi umukozi w'Imana, hamwe ndi umuntu Imana yagiriye neza, Imana yakuye kure byari bikomeye. Ntabwo nje gutanga ubuhamya, ahubwo ngira ngo nze tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi nje kukubwira ngo ikorere uburiri bwawe wigendere, niryo jambo numva umwuka yashyize ku mutima wanjye. Rero nshuti unteze amatwi cyangwa se ukurikiye Isoko y'Abizeye TV, hanyuma tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ngiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Turasoma ibice byaho bitanu. Turahera nibura ku murongo wa mbere, ntacyo bitwaye, twigire hepfo gatoya, ntabwo dutinda, ariko nje kukubwira ngo Imana igukure ku kidendezi umazeho igihe kirekire, igubyutse aho umaze igihe kirekire urwariye. Titire y'ijambo iravuze ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Imana itugiriye neza. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu ajya i Yerusalemu. Kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi kitwaga Betesida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse ibirenge, bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya mu icyo kidendezi agahinduriza amazi, nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ariyo yose. Imana itugirire neza. Bibiliya ivuze iki, cyangwa se ijambo ry'Imana dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana? Iki ni igitabo Yohana yanditse ariko kiri mu mavanjiri mu izina rya Yesu. Ndagira ngo babwire, ni igitabo Imana cyangwa se Yesu yagaragaje imbaraga zikomeye cyane, agaragaza ubutware. Hanyuma ngo hari igihugu cyangwa se hari urusengero cyangwa se hari inzira nyinshi abantu bakundaga kujyamo, ariko kandi urusengero rwari urusengero rumwe Dawidi yashatse kubaka, ariko kandi Imana iramubwira ngo oya, ahubwo umuhungu wawe ari uzanyubakira urusengero, ari uzanyubakira inzu. Hanyuma ngo agiye kurwubaka, arwubaka mu buryo budasanzwe, arwubaka mu buryo bufite amabaraza 5. kandi aya mabaraza buri muntu wese hari aho bajyaga banyura, ariko habagaho ibaraza ryanyuragaho abarwayi cyangwa ryabagaho abarwayi. Ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Riravuze ngo muri aya mabaraza 5 hari ibaraza ryari ririho abarwayi benshi, ariko tuza gusanga nubwo hariho abarwayi, hari abarwayi bari bamaze igihe kirekire, hari abandi bazaga bakavaho, hari abandi Imana yakizaga marayika amanutse, kubera ko bari bafite abantu babajugunyamo cyangwa abantu babatangira, kubera bwa mbere ababyiganaga. Ariko uyu nguyu dusomye ngo yaramaze igihe kirekire, yaramaze imyaka myinshi. Ntabwo nzi imyaka umaze, ntabwo nzi igihe umaze, ariko Uwiteka ndazi igihe umaze, kandi yiyumvishemo kunyura aho uherereye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo hanyuma uyu murwayi ngo ari aho yarihebye, ngo abahamugejeje barahamutaye, bari baramurambiwe nk'uko nawe bakurambiwe,
iyo bigeze ahangaha bitavuga ngo imirimo y'Imana irakomeye, imirimo y'Imana irahambaye. Uko bagutaye bagiye kuzagaruka basanga utakiri aho bagutaye. Imana ishimwe cyane. Nguyu murwayi aharwarira umwaka wa mbere, batubwira ko amaze imyaka 38. ngo umwaka wa mbere ararwara, bari bakimugemurira nshuti zanjye. Birashoboka ko bakugemuriye ukiri muri centre de santé, birashoboka ko bakugemuriye maze ugiye mu bitaro bikuru, ntabwo bongeye kukwitaho kubera ko wari ugeze mu ishuri. Sasa hari ishuri urimo ry'uburwayi. Icyo kigeragezo Bibiliya ivuga ngo iki? Ahantu ngo hanyuraga abarwayi benshi, hanyuraga abanyunyutse ibirenge, hanyuraga abarwaye, hari impumyi, hari ibimuga cyangwa se hari ibirema byaremariye ku kidendezi. Hanyuma ngo ariko iyo bazaga bafite ababo bakomeye, ntabwo nza bafite, ariko nubwo ntawe ufite, ihangane nshuti ya Yesu. Haleluya. Ihangane kuko bagusize, ihangane kuko nubwo bagutaye, ariko hari uw'ingenzi uze ku buzima bwawe, kandi agiye kugusanga aho umaze igihe kirekire, agiye kugusanga kuri ubwo buriri uryamyeho, agiye kugusanga kuri uwo musozi wicayeho imyaka, agiye kugusanga ahantu bagutaye, ahantu bakujugunye, agiye kuhagusanga. kandi nahagera ageze mu mudugudu w'iwanyu, ageze aho ngaho, araje. Reka nkubwire nshuti y'Imana, igihe kigeze ngo Yesu araza, ngo ageze ku kidendezi amenya neza. Reka nkubwire, wumvira ijambo, amenya neza ko Yesu amenye neza ikibazo cyawe mama, akimenye nawe ukimubwiye, akimenye atari dogiteri ngo amenye igihe umaze, ariko Yesu amenye igihe umaze uryamye aho hantu, ameze igihe ameze aramenya neza ko umaze igihe baragutaye aho. kandi reka nkubwire, ameze nevo ya shayini mora tutarabini fo de contesta fora bayashi. Amenye neza ko, reka nkubwire mama, wowe uneza amatwi, amenye neza ko hamaze igihe kirekire. Ameze neza wa mugabo we, kumaze igihe kirekire aho hantu, ameze nehaye we. Amenye neza ko wa mukobwa we, umaze igihe kirekire warategereje zaranze. Yesu arabimenye ngo anyura mu mudugudu. Reka nkubwire, iyo bigeze ahangaha, ndavuga ngo Imana izana iterambere ry'umudugudu w'iwanyu. Wa mukobwa we, rizana iterambere. Ibivumu bakumanitsemo bazajyemo ya shayini, bazamahaha. Imashini izasiga ibiranduye, amabuye bagutabyemo, imashini izasiga yaranduye. Imana izana iterambere mu mudugudu w'iwanyu, ukanga iterambere. Haleluya. ukanga iterambere nshuti zanjye. kuko iterambere hari igihe riza, inzu bagutabyemo igasiga iyimanyuye, igasiga iyisenyi itakibarwa, hakanyura umuhanda abantu bakanyuramo. bivuze ngo nitere bone shayini mora, niramuka izanye iterambere ry'iwanyu. aho bagutabye, aho batabye ubukwe bwawe, aho bakuzingiye, aho bakuhe icupa bagushizemo, haleluya, Imana irasiga irikuye muri uwo mwobo mama. hashimwe Yesu we, hashimwe Yesu. ujya wiyumvamo kunyura mu mudugudu wacu. nguyu murwayi nawe yarihebye, yaracitse intege, yaracogoye, yarihebye ko n'abana bari baramuvuyeho. reka nkubwire, ba nyirarume bari baramuvuyeho, batate bari baramuvuyeho, batatine nabo baragiye. Mana we, hanyuma n'abamubyaye nabo baravuze ati genda wipfire mwana wacu, natwe twaravuje birabera. reka nkubwire, naho ababyeyi baravuje byaranze, ibitaro byose wabigiyemo, yaba uneza amatwi, wivurije hanze, wivurije mu Rwanda biranga, wambuka ibihugu biranga, ariko nje kukubwira ngo Yesu araje. Yesu araje mama, Yesu araje muri uwo mudugudu, araje aho hantu uryamye, araje muri ibyo bitaro, araje muri iri jasu uryamyemo. Yesu araje. haleluya. ugiye kuyivamo, wowe ntega amatwi kubwo ijambo rya aje kugukuraho icyo gisuzuguriro. nubwo bahagusize,
ye la barahagusize nshuti y'Imana, baragusize wa mubyeyi we, bahagusiga ntacyo ufite, nta n'umwambaro wari ufite. Uyu murwayi ngo ari ku kidendezi amaze imyaka 38. Yarababaye mama, umwaka wa mbere ababaye, umwaka wa kabiri ababaye, umwaka wa gatatu ababaye, agera ku myaka 38. Bibiliya ntabwo igaragaza neza uyu muntu, ariko byanga bikunda ashobora kuba yaravutse yamara igihe gitoya agahura n'ikigeragezo. Nk'uko nawe mama birashoboka ko wavutse ureba, wa mukobwa we birashoboka ko wavutse ureba, ariko ugeze hagati kubw'isari ry'abadayimoni barangije barakuroga. Uyu munsi ntabwo ukireba, ariko hacimbwe Yesu uje guca muri uwo mudugudu urimo, muri uwo mudugudu bagushyizemo. Yesu arahanyuze, nshuti ya Yesu. Yesu araje aje kureba ubwo buhumyi utatewe n'Imana, aje kureba ubwo buhumyi watewe n'abantu kubw'amasari y'abantu. Araje kandi araje. Ushake ntabwo, reka nkubwire, ntabwo ikibazo ari uko ubumaranye igihe kirekire, ahubwo ni Yesu uje. Baba ni Yesu uje nshuti yanjye. Yesu araje iyo kanseri Yesu araje. Reka nkubwire nshuti yanjye, nta ndwara Yesu adakiza. Ikibyica muri iyi minsi, dufata Imana nk'inyembaraga nkeya, dufata Imana nk'itagira imbaraga, ahubwo tukigira kwizera. Zamura kwizera kwawe, Yesu aragukiza, aragukura mu ibyo bitaro, ahubwo ngo isireba ngo Yesu arakibaza. Yesu aramubaza ngo mbese urashaka ngukorera iki? Nagira ngo nkubwire, urashaka ko Yesu agukorera iki? Urashaka ko Yesu akugirira ate? Urashaka ko Yesu agutwara ngo umurwayi nta kindi yavuze, yazanye amaganya. Oya, wizanye amaganya, Yesu yaje. Wizana amaganya imbere ya Yesu, kuko Yesu azi ikibazo cyawe. N'ikimucishije muri uwo mudugudu ni ikibazo cyawe. Ntabwo aje kureba icya Kantengwa, ntabwo aje kureba icya Kamudesiya, aje kureba ikibazo cyawe. Wowe umaze imyaka myinshi umutegereje, wararindiye, udafite abagufasha, udafite abagutera inkunga, barakuvuyeho bose baragiye, usigaye uri nyakamwe. Ndagira ngo nkubwire, yawe nshuti y'Imana, haleluya. Imana ishimwe barokore, Imana ishimwe. Dufite Imana ijya yumva gusenga, dufite Imana y'inyamaboko, dufite Imana ijya ibona umubabaro wacu, dufite Imana izi agahinda kacu. Imana ishimwe. Ngo maze Yesu abaza umurwayi wari umaze igihe kirekire, aramubaza ngo se nkukorera iki nshuti yanjye? Aramubaza ngo mbese nkukorera iki? Imana ishimwe cyane. Aramubaza ngo nkukorera iki? Ngo nkukorera iki? Undi aramubwira ngo umva, ngo njyewe umva kandi umva. Yesu ari kukubaza ngo akora iki? Nawe utangiye kuzana abakwanga, utangiye kuzana abakuroze, utangiye gukeka. Oya, harabango reba, ngubu mbona ngiye abandi wireba kuri bandi. Menya vugana na Yesu, ariko aje kuvugana n'ubuzima bwawe. Umva wowe unteza amatwi, wowe unkurikiye, Yesu aje kuvugana nawe. Yesu araje, Yesu araje mama, Yesu araje. Hawundi aziye wowe wa mugabo we, hawundi aziye wowe wa musore we, nawundi aziye wowe wawuneza amatwi, yaba ukomeye yaba uworoheje. Yesu aziye wowe upfa kuba gusa waramwambaje, upfa kuba gusa waramwizeye, upfa kuba gusa umwiringiye. Yesu araje avuganye nawe. Umva umurwayi aravuga ngo yewe, ngo ureba ngo maze igihe kirekire niyavugana, ariko Mana we ngo aravuga ngo dore abandi ngo kuko bafite ababo bakomeye, iyo baje amarayika w'Imana akamanuka ngo amazi ajya yibiranura, ngo abandi bakagira abo basunikamo, ngo ariko njyewe nabuze uwasunikamo. Yesu avuga ngo iki? Aramubaza ngo urashaka gukira? Undi ati ndashaka gukira. Yesu aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe wigendere, ikorere uburiri bwawe wigendere. Yewe nshuti y'Imana, ndakubwiye ngo aya masaha ikorere uburiri, ikorere wigendere, ikorere icyo kigara, ikorere ibyo bibazo wari wasonye imbere ya Yesu. Byikorere kuko Yesu aje ku buzima bwawe. Yesu araje mama, aje kuvugana n'ikibazo cyawe. Icya mbere sigiye umaze ku gisasiro, ahubwo
ni umunsi reka nkubwire Yesu afashe umwanzuro w'ikibazo cyawe, afashe umwanzuro w'uburwayi bwawe kuko araje. wacavuga neza araje Yesu. reka nkubwire wa mubyeyi we araje, umva nshuti ya Yesu, umva mukobwa, umva musore, Yesu araje urahanga. Yesu araje aho ngaho uri, ntugire ubwoba, ntuhangayike nubwo bahagutaye, ariko ugiye gutambuka. abakuzemeye yashaye, abakurebye imyaka 38 wicaye ahantu hamwe utahava, reka nkubwire bakugize nk'umukecuru, mbese umeze nka imvura iragwa bakantu, ariko reka nkubwire niwizera iri jambo, niwizera aka kantu ugiye guhaguruka. mama, niwizera aka kanwa k'umutambyi ugiye guhaguruka. kw'icyo gihe umaze igihe kirekire, reka nkubwire nshuti ya Yesu, urahaguruka nonaha, kuko Yesu anyuze muri uwo mudugudu. Yesu aciyeho aho wari uri, aho umaze igihe kirekire, avuganye n'ikibazo cyakuryamishije imyaka myinshi. imyaka myinshi waryamye. Yesu niyaje kuvugana nayo ngo arangije, Yesu aramubwira ngo ikorere uburiri wigendere. reka nkubwire, ndabona hari abantu bagiye kwikorera uburiri bwabo, ndabona hari abantu bagiye kuzuka aho amaze igihe kirekire. ndabona marayika w'Imana azanye ukuboko kwe, Jehova Rafa, Jehova Adonai. reka nkubwire nshuti yanjye, Imana ishimwe. Imana igukuye aho umaze igihe kirekire, Imana igukuye abantu bagutaye, Imana igukuye aho bakujugunye ishyamba bagushyizemo, wabuze inzira. Yesu atemye inzira, Yesu atanze inzira ku buzima bwawe. reka nkubwire, haleluya, Imana ikurokoye. abari biteze ko upfuye ntabwo bakibibonye, abari biteze ko upfuye haguca ibibonye, bagiye kubireba batanga, kuko abari bazi ko byarangiye ntacyo uzimarira. Imana iraje kuri uwo mudugudu. mama, Yesu aje kuri uwo mudugudu. umazeho igihe kirekire tujya tuba mu mudugudu nshuti yanjye, bakajya badufataho ijambo mu buryo bagufashe. reka nkubwire nshuti yanjye, ihangane. hari igihe uba mu mudugudu, umudugudu ntukumenye, cyokoze ukaba ukuzi ku kintu kimwe, bati yararembye bakabara iminsi, mbese amatangazo yagiye atambuka. haleluya. hari babahwituzi bajya bumva itangazo bati kanaka birarangiye. reka nkubwire, bazabitega babibure, kuko Yesu afite umugambi wo kunyura aho ngaho, kandi araje nshuti ya Yesu. wowe byaranze, ariko Yesu araje. Yesu aje aho muri uwo mudugudu. ntabwo nzi umudugudu utuyemo, yaba mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo nzi umudugudu uherereyemo, uwo mudugudu waragusharira. yaba muri Amerika ntabwo nzi umudugudu uherereyemo, yaba mu Bufaransa ntabwo nzi umudugudu uherereyemo, yaba muri Afurika ntabwo nzi umudugudu uherereyemo. icyo nzi ni uko Yesu aje mwaho ngaho, aje aho utuye, aje aho hantu umaze igihe kirekire. aza umaze igihe kirekire warabuze uwakujugunya mu kidendezi, ariko nyiri ikidendezi yaje. nyiri ikidendezi yahageze, kandi iyo yahageze umva icyatangaje, abanyamudugudu ntibashyirwa, ntabwo bajya bashyirwa. iyo dukomeje tugasoma kino gice ngo dusanga ngo isabato yari igiye gutangira. reka nkubwire nshuti yanjye, baramubwira ngo ntabwo muzi ko ntaho kwikorera, ariko umva uko umugabo yavuze, umva uko umugore yavuze, abaje gukira aravuga ngo hari uwambwiye ngo nikorere uburiri bwanjye nigendere. hari uwakubwiye mama, va ku mategeko, va ku mategeko, va ku mihango, ahubwo gera Yesu. va ku mategeko, va no ku mihango, izere Yesu. ukubwiye ngo wikorere uburiri bwawe, haba ari bwo wikorera. impamvu ya mbere utava kuri icyo gisasiro, impamvu utava aho hantu umaze igihe kirekire, ni uko abapfumu wabirukasemo, washakishije byose. ntabwo iyi Imana ibangikana. izere iyi Imana. yaba wanyemereraga ubu none aha ngaha ukizera iyi Imana, ukayizera nk'ingembaraga, ukizera kwigukuye kuri icyo gisasiro, ukizera kwigukirije nona ngo dusengane Imana. haleluya. ukizera ko Yesu akiza. ikitwica, urasenga ariko usenga ufite ibindi, urasenga ariko hari ibyo wegetse hariya mu nguni, urasenga ariko watumye imiti mu bapfumu, urasenga
hari ibigirwamana wizereyemo, ntabwo Yesu ajya akorana n'ibyo. Yesu ajya akora ibyo byose birangiye. Yesu ajya akora ibyo byose bivuye mu nzira. Yesu aza wenyine, akaza kandi aje kureba wowe wenyine. Ni wowe Yesu ari gushaka. Ndavuga wowe unkurikiye, ndavuga wowe undebye, ubu wowe uri kundeba, wowe wowe undeba, wowe wowe, ni wowe Yesu abwiye. Hallelujah. Ni wowe Yesu abwiye nshuti yanjye we, ni wowe Yesu abwiye ihangane kuko Yesu aje kugukiza, Yesu aje kugutaba, Yesu aje kugukura aho umusozi, Yesu aje kugukura. Kandi reka nkubwire, araguhagurutsa. Amahanga arabimenya, abatambyi barabimenya, abashumba baje kugusengera barabimenya, abahanuzi baguhanuri barabimenya. Iyo Yesu ahageze ibintu biremera nshuti yanjye we. Hallelujah. Yesu araje mama, Yesu araje.